season none sizo video warazibonye ye baba data we bikira Mariya nyina wa Yesu warago ziriya video ubu zari zimeze cyangwa gasukima mama muri nyina we data we ira video we y'amano dore afite inyanjo inyanjoro ye baba ese nsimbu kilometer muhana subscribe ntabwo rero amaye subscribe kare ko bitewe na buriya abantu bari kugira ngo bagiye kumuzimya ahubwo nje nahise numva namukunze cyane wewe wahise umuha subscribe ukibona video ye reka da subscribe nama mu byaro si zimwe bahize ibyatsira ye umva ni nyanjoro nyine yo kuri wagwani nyine dore yari yigonze gutya baba data cyo kora ngereka mubwire n'akantu nge natangariza abantu b'abakobwa cyane batsina bazashake nimero y'amano bamuhamagara ya nyine yuvuze umukuri abantu bahita bamenya ibyo uvuze nyine kwa ko mvuze yanjoro nabo base abesherega baranayibonye yes ngiye ngo urabibona twibere hano mu mujyi rero nyuma yuko umuhanzi y'ampano agize kucya akaduha shonge ngiye kwibariza no mutipe uko abyumva cyangwa se icyo abivugaho salama garafure salam mbeze bitese ni sawa amakuru ni meza kabisa yes twebwe rero tubarizwa kuri channel yitwa Zeyipo TV Zeyipo TV se wakemera tukaganira se ntari bigarafure nta kibazo kabisa twaganira yes ngiye ngo rero ndabona ariko warumeze nk'uri mu kazi aha ndi mu kazi hano ngaha nk'uru dusuku none se ujya ukurikira ibintu by'abahanzi ibintu by'abaririmbyi abakinnyi b'amafilimi abantu nk'abo ngabo umva ibyo bintu ndabikurikirana gatatu gatanu hari umuhanzi y'ampano ngo yagize gutya ngo akora video ngo satanje umva bro ni season none sizo video warazibonye ye baba data we bikira Mariya nyina wa Yesu warago ziriya video ubu zari zimeze cyangwa gasukima mama muri nyina we data we ira video we y'amano dore afite inyanjo inyanjoro ni ikintu za nubwo nakuze ngiye aya makuru ngiye kuyaguhanira ariko uragura kantu pe uriya muhanzi ngo ni y'amano baba data we ese uriya mubira bintu asenge ko ibyo bintu narabibona ko mumaze iminsi mubivuganye sinda bica n'irigera wewe warayibonye video jewe uko yari imeze uko nyine yayikoze niko ako nge narumvishe ngo yakoze video ngo y'iminota nko 48 ariko ngewe ikintu cyambabaje nuko nabonye agace gatoya k'iminota 5 ntabwo hari ukuntu uba winyarukiraho gucika bukaguyeho gusa nyine icyo nabonye nuko yari afite inyanjo nose nyanjoro uko zimenyereye mu byaro si zimwe bahize ibyatsira ye umva ni nyanjoro nyine yo kuri wagwani nyine dore yari yigonze gutya baba data cyo kora ngereka mubwire n'akantu nge natangariza abantu b'abakobwa cyane batsina bazashake nimero y'amano bamuhamagara kuko reka mubwire impano y'amano afite akenewe kongererwa indi nje namushaka ndamutsenye n'umukoye baba data we nuko umushaka kanesa wamushaka akakumara iki kandi afite umugore wabonye inyanjoro afite azajya ajya kuyimaza icyubu uramutse umushatse uri umukobwa iranyanjoro nawe yayiguka ye baba data we iriya gereka mubwire biriya bintu njewe nabonye atari iby'abanyarwanda agari by'abanyarwanda none se reka nkubaza ubundi birakwiye ko umuntu ashaka kugira kuriya ibintu nka biriya akabishyira hanze ubona ari ibintu bikwiye gusa nyine ntabwo byari ndetse ko mwebwe ndi kubona muri kubiserebura njye sindanabibona urayifite se uraza kunyereka umva nanjye n'umuniga wanjye bita Kanuza yaciye hari Amateus ari kuyerekana nanjye ndamwegera nanjye ndayirinda none se ibyo bintu ko inzego zijya zitangaza ko bitemewe none se ko kubihererekanya ko bitemewe nyine ntabwo byemewe ariko nanjye umuntu yaciye Amateus ari bati mbega inyanjo nanjye nkajya kureba inyanjo ese nako kumenya ngo bintu ese yanjoro ko zahira ibyatsi cyaho wa mwana we iyo umuntu mukuru yuvuze inyanjo ahita yimazira kuri wagwani burya abantu bakuru barayizi ntabwo ari ngombwa kugira ngo uvuge ni nk'uko wavuga umukuru burya nyine iyo uvuze umukuri abantu bahita bamenya ibyo uvuze nyine kuba ko mvuze yanjoro nabo basi abesherega baranayibonye abantu benshi barayifite iriya video ya yama ese tuvuga ari nkawe bibayeho
wabigenza ari njye bibayeho se ayo ngewe reka nkubwire zenge ninabona umusitari nawe nzabikora. nawe uzabikora ko bitemewe bagufunga imyaka bagukatira baba data we ntabyo narinzi. ribu yahita igutamuka cyangwa ntese ugira ngo uriya we yabikoze abishaka nawe bivugwa makuru agenda avugwa ko ashobora kuba ngo ari inshuti ye yari ifite iriya mashusho ikahita iyashyira hanze ikayamena. ariko hari n'akandi kantu numvise nimugoroba uriya mpano iriya videwo ye ngo yayikoze iriya videwo ubundi nkimaze imyaka itatu nimba atari ngo yarayikoze. rero ngewe ndumva nubwo wenda byaje kuri social media badumba bande bose bari kuvuga ayo magambo ngo igikoresho ngo nyanjo, njye numva nta nikosa afite y'amana. oya nimba atari wabishyize hanze ushobora kumva atari ikosa, ariko se ubundi amashusho aba yarayafataga ngo azemaze iki nyine. hari n'uburyo nka kuriya nyine, kuko iyo ufashe nk'amashusho usubira inyuma ukareba uburyo wakoze ibintu muri positeri nyine z'abantu. noneho kuriya hari ukuntu, kuko nyine we ntabwo aba ari no kureba wenda no kuntu inyuma hameze n'iki, we yarayifashe kugira ngo asubire inyuma nyine arebe uburyo yagendaga hamwe akore ripurayi ujye ahamyaga umwana nako ni ripurayi hajya ngo ni iki nzi uko nababyina nanjye nta nubwo mba mbizi ibintu by'ibyongereza ariko buriya nicyo kintu cyatumye yifata. noneho rero buriya nk'umuntu wakoze ikosa ritoya akayifatira videwo ye akayikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga. ejo nayisanze kuri Instagram, kuri TikTok no kuri za YouTube. noneho haje za TikTok zisigaye zikwirakwiza ibintu by'ibihu, njye nari nagize ngo ni AI bya zindi ngo bita oya njye nanjye nagiye numva abantu babivuga nkagira ngo ni AI, ariko ngeze ahubwo ndashaka usanga mwana ari byo. ariko ngewe reka nkubwire ajya ngo bakwita Zeyi ni Zeyi Pafo reka nyuma y'uko havuyeho videwo ya Emeline, nyamara Emeline ashaka kudufatira kudukorera ishano zivuyeho ziratambuka ngo bazita ngo ni z'ubucurama, ubwo ni video z'ubucurama. none haje uwo mutesha mutwe afashe nimero y'amano noza video y'amano arayifashe arayicuruza. reka nkubwire ibyo bintu ngeze kare kasi ahubwo ayo makuru reka tunayareka, reka ngende kinisure no mu kazi kanjye. ibyo bintu ntabwo ibyo bintu wabivuga rwose y'amano baramusebeje ngewe reka mbese ubu ngubu ntabwo azongera gukora imiziki isubura umuziki ugereranyije. ntabwo muzajya mujya kumureba kuko ejo naguze telefone ya Airtel ese nsimbu kilometer muhana subscribe. ntabwo rero muhaye subscribe reka ariko bitewe na buriya abantu bari kugira ngo bagiye kumuzimya, ahubwo nge nahise numva namukunze cyane. wowe wahise umuha subscribe ukibona video ye reka da subscribe n'ama video y'ijyamo urayareba ndayareba n'indirimbo yakoze zose ngavuga ati umusebye umuntu gute, icyo kibazo kikakiza. kuko hari akandi kantu k'agatekerezo buriya ndamutse ndi nk'umuyobozi mba naramufunze uriya muntu washize, ariko jesi ntabwo ninjiye mu buzima bw'abandi bantu, ariko ndumva ariko byakagenda, ariko n'ubundi nizere ko banamutaye muri yombi. uwaba yarabishyize hanze ya mano nyine ikintu gihari ngo yagize gutya ngo atanga ikirego, arangije gutanga ikirego uko bivugwa ngo ikirego ngo ashobora kuba yagihaye ribu ishobora kuba iri kugikurikirana. ntawamenya rero uriya wabishyize hanze ashobora gutabwamo kabisa. nanjye niko mbyumva pe, kandi ko bwanjye mba numva bamuta hanze uwo muntu rwose washize izo video hanze n'abantu akabihanirwa. yatumye abantu mureba ibyo mutashakaga cyane rwose. ngewe rero n'ubundi nibere hano ngaha mu kazi hano ngaha nikora amasuku, ngewe n'ubundi ka kantu kanjura akagura, reka nanjye nikomeze nikorere udusuku. ubona bicamo se sha nyine ubuzima bw'ahangaha nyine buragoranye pe. ubona bicamo inaha i Kigali hano ngaha barapanga amataje, ariko wowe uri mu cyaro. oya nanjye ndi i Kigali sha hariya hantu ngo bajya korerwa amabara ngo ni kwa Makuza. habera iki ni ibintu by'abantu bishwe n'agahinda pe. ngo bajyayo ngo hariya ngo bagakorera ibintu ngo biteye ubwoba, simbizi nge nzi ko ari abantu bagerayo bakagira gutya bupa ngo bikahita bisona. sawa urakoze mwana, hasi ubundi bakwita nde wowe sha?
watigeze umbwira garafure yewe bahita n'ubundi inde Nyundo. Ubundi Nyundo. Impamvu banyita Nyundo ni agasirimba ko gasima. unyundo ikisha inyundo ko ari ikintu giguhonda Ariko hari n'akandi kazina. Kabongosho. kabongosho Hari uburyo nyine nk'abantu nyine bakorera hano ngaha Matewusi. Hano turi bahita Matewusi. Ni Matewusi nanjye nibyo nari ndimo mbwirwa mu kanya ka iyo ari Matewusi turimo. Baba barakubise nk'akazina k'agasirimba cyangwa agaseno. Urabona n'ahantu umujyi hariya n'ubundi ndahabona kahise umeze neza rwose niyo mpamvu tuba turi kugacakariza akazi ahangaha gusa urakoze rero mwana reka dukomeze tucakaze natwe tutembere turebe za kontenti zacu turebe ko hari abo twabona abandi batuganiriza kabisa nanjye mba bakeneye abantu nk'amwe munganiriza nanjye mwenyurira kuri social media sawa sawa